biriya bintu nanjye narabibonye biranambabaza kuko aba bana b'abasore bureba bavukiye muri violence, iwabo hari violence iteye ubwoba. So mu bitekerezo byawe ntabwo wemera ko hari abaturage bashobora kuva hanze bashobora kuza mu Rwanda leta y'u Rwanda ikabarutisha abaturage? Oya, ntabwo mbyemera, sindanabibona. Drone zizajya zibona amakosa atandukanye kandi nta nubwo umuntu azajya amenya ngo drone iri hehe, kandi bajya gushyiraho ibyapa ku makamera nuko abantu bari baravuze bati kamera murazihisha, none hagiye kuza drone abantu batazi izo drone zizaba ziri hehe. Ubivugaho iki ku bijyanye n'imikorere ya polisi mu guhana abantu? Hari abavuga bati rwose iri kwishakira agafaranga. Ibyo ngibyo ni ibintu biba biri cipu cyane. Kwishakira agafaranga se, amafaranga ashakwa ku makosa, ashakirwa mu makosa. Ahubwo reka njyewe nkubwire na biriya byo kwerekana kamera numvise mbisetse narabisuzuguye. None se wayishyiriyeho iki? Kampani ya insurance yemeye kwakira abamotari. Ntabwo nkubeshya njyewe sinabakira. Yego, mwongeye kwirirwana amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio. Iyi ni radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi mu mwaka mushya, mu mwaka wa 2025. Iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze muri uyu mwaka wa 2025. Ntako bisa gutangira n'umwaka turi kumwe na Ingabire Marie Immaculée, n'umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda. Dutewe ishema no kuba mwemereye kuganira natwe kandi tubahaye ikaze muri One Nation Radio. Ndabashimiye cyane kandi nanjye nishimiye ko mbaye wa mbere dukoranye ikiganiro na One Nation Radio. Ni radiyo nemera, ntari nagenye n'abanyarwanda benshi igihe naje kubibona ko bayemera. Noneho rero nkaboneraho n'umwanya wo kwifuriza umwaka mushya muhire abantu bose bakunda One Nation Radio, abantu bose badukurikiye. Uyu mwaka ni ukuri twese uzatubere umwaka w'ishya n'ihirwe. Yego, murakoze cyane, murakoze kandi namwe umwaka uzababere w'ishya n'ihirwe, muzakuremo imigisha myinshi. Mwakoze cyane kwemera kuganira natwe. Reka nongere mbisubiremo mbishimangire kuko ni iby'agaciro. Tuba tubizi ko mufite umwanya ugoye kutwemerera kuganira, ni byinshi byiza. Reka duhere ku bijyanye n'impera z'umwaka. Birumvikana impera z'umwaka zagenze zite? Zagenze neza cyane, ni ukuri turashimira Imana. Nta gikuba cyacitse, nta bibazo bindi twagize bikomeye. Ni ukuri umwaka twawusoje neza, turongera tunatangira undi neza. Imana ibishimirwe. Hari ababyeyi twaganiriye ejo bundi bari kujyana abana ku ishuri, bati rwose twabuze uko tujyana abana ku ishuri, turakennye. Ariko ugasanga birahura n'ingeso zo bagaragaje mu minsi mikuru zo gukoresha amafaranga neza cyane. Iki kintu imyaka ibaye myinshi ariko abantu byarabananiye kubishyira ku murongo, kumenya kwa 12 ukamenya ko kuri bukurikirana no kwa mbere, kandi ukwa mbere kuri bube kurimo ibintu byinshi. Ngira ngo ikibazo gikomeye ni ya mico abantu twishyizemo. Hari ubunani, hari Noheri. Ubwo reka mbicurike mvuge ko habanza Noheri, kuko burya ubundi mu mwaka habanza ubunani. Aho kenshi iyo umuntu akubajije uravuga ngo habanza Noheri utitaye ku matariki. Ariko ku kwezi kwa 12 kukongera kukabamo n'ubukwe bwinshi pe cyane rwose. Ibyo byose rero bigatuma abanyarwanda bakoresha amafaranga menshi cyane atari ngombwa y'umurengero. Njya nibaza, ese umuntu kuri Noheri ari ibyo yaryaga mu minsi isanzwe, akanywa ibyo yanywaga mu minsi isanzwe, byatwara iki? Kubunani se kuko ngira ngo ni ukuri sinanga ko abantu bakora iminsi mikuru ngo bishime bagire ubudasa. Ariko reba ubushobozi bwawe kandi wongere wibuke ko
ko mu kwezi kwa mbere abana bari bujye ku ishuri. Mm. Kuko burya abana iyo bagiye ku ishuri twese turabizi birahenda. Rero icyo kintu iyo utakibutse ukigira muri ibyo bintu by'iminsi mikuru gusa yo gutanga amafaranga y'umurengera bitari ngombwa, nyine birakugora. Birabagora rwose. Hari abo twavuganira ukumva barakubwira bati rwose ntabwo tuzi uko abana bari bujye ku ishuri, Oya ukabona nanjye byamucanze ndabazi. yikoreye amaboko ameze atya ati rwose ubuzima buragoye. Inama wabagira ni ukujya no gushora amafaranga yawe mu minsi mikuru. Ariko ngira ngo dukwiye iyo ngeso no kuyireka rwose, tukayireka. Gusesagura. Ntidusesagure, ukubanza ukareba ubushobozi bwawe. Icya mbere banza urebe ay'abanyeshuri wigize ku ruhande, wivuge ngo yasinze yakoraho niyo byagenda gutya, amukoresha hasigaye, uyakoresha uko ushaka. Nibashaka nibagenda ukaburara uzaburara ubyibareho, kuko niko wahisemo. Ariko ni ukuri abanyeshuri, nibyo njya mbwira n'abantu, abanyarwanda muri rusange, nujya no kunywa icupa wa mugabo we, nujya no kugira ngo utajya utekereza ngo uyu munsi nabitse angahe azagura mituweli, mituweli izavuza umuryango wanjye, nicyo cyangombwa. Kuko bariya bose ubona birirwa bakubwira ngo babuze mituweli, ntabwo ari uko batishoboye, nuko babaze nabi. Wabuze mituweli, unywa icupa ry'urwagwa buri munsi, ubura 3,000 ku minsi y'umwaka yose, wagiye ubika nibura na 200 na 500, umwaka urangira ya mituweli utayafite. Ni ukuvuga ngo ntabwo turiga kubara gutyo ngo urebe icyangombwa kiruta ibindi utangire ukizigamire, hanyuma andi uyakoresha uko ubyumva ko ari ayawe se. Yego, baravuga bati rwose mu kwa 12 biba bigoye, puresha iba ari puresha. Gusa uzaca ku bana ba runaka ngo bambaye utwenda twiza, abawe bambara inshabare, bigatuma n'ayandi uyakoraho, cyangwa ku rukarango ugaca ahantu uganira n'abana. Ariko uganira n'abana ukabereka ko uwo runaka kurusha uburyo, cyangwa se nta nabukurusha, ukabereka ko abana ba runaka nabo amashuri natangira bazagira ibibazo bikomeye abawe badafite. Buriya abana tugomba kubarera tuganira nabo, bagenda bamenyera ubushobozi bw'ababyeyi babo. Urakoze cyane. Iyo ni inama abantu bakwiriye kuzirikana, kuko imyaka ibaye ibihumbi, iki kintu cyarananiranye buri mwaka. Ukwezi kwa mbere rwose kuba kugoranye, umuntu akagira ngo arabikuraho amasomo. Mu bijyanye n'umwaka ushize twari twaganiriye byinshi, ntabwo tubigarukaho, ariko umwaka ujya kurangira nibwo twabonye ikibazo kiza no guteza impagarara ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batangira kuvuga nabi abanyamahanga, barimo abanyasudani y'Epfo, biturutse kuri insida yari yabaye mu mujyi, habaho imirwano. Ejo bundi numvise umuvugizi wa polisi abivugaho, haza kuba n'umukino wa Sudani y'Epfo n'Amavubi aranatsinda. Abantu bari abanyasudani y'Epfo bagaragaje imyitwarire mibi muri stade, noneho binasembura amarangamutima y'abantu. Baravuga bati bamaze n'igihe bitwara nabi, bagatanga ingero aho biga ku Gisozi, Yerika n'ahandi, bati barakubita, barahohotera abantu mu buryo butandukanye. Byatanzweho ibitekerezo bitandukanye, bamwe bati u Rwanda rworohera abanyamahanga kuruta bene igihugu, abandi bati ibyo bintu mutangiye ni dangere, ni na xenophobie, n'urwango ku banyamahanga. Mwebwe biriya bintu mwabisesenguye mute, mwabyakiriye mute? Biriya bintu nanjye narabibonye, biranambabaza, kuko ikintu cya xenophobia ndacyanga cyane. Kuba wakwangira umuntu ko ari umunyamahanga, kuba wamwibasira kubera icyo cyo ndacyanga, cyumvikane neza. Ariko nubwo bwose ntazi uko biba byagenze, ntabwo mbizi. Usibye biriya baba bashyira ku mbuga nkoranyambaga, sindabona n'uwo byabayeho ngo ambwire ati dore uriya munsi byagenze gutya na gutya. Ariko icyo nzi kandi nemera, ntabwo twahura wigendera mu muhanda ngo ngukubite, icyo cyo ntigishoboka. Hari uko biba byatangiye, sinamenya byatangiwe nande. Ariko bariya abantu ba Sudani y'Epfo, South Sudan, icyo tugomba kumva kandi tukacyemeranya,
aba bana b'abasore bureba bavukiye muri violence, iwabo hari violence iteye ubwoba, bayikuriramo barinze bangana kuriya, ushobora gusanga ari wo muco wabo. Ni twebwe rero tugomba kumenya ngo ese umuntu wagize ibyago akavuka muri bene ubwo buryo tumufasha dute, sibyo? Ibyo kuvuga ngo naranabibonye abantu bavuga yanga u Rwanda ruraturutisha abanyamahanga, ntabwo ari byo. Ariko mu burere n'ikinyabupfura n'umuco w'u Rwanda, umushyitsi arubahwa, afatwa neza. Wibuke ko hari n'umugani duca tuvuga ngo umushyitsi akurisha imbuto, ubundi imbuto nta muntu uyirya kuko iyo uyiriye ubura icyo utera, umusaruro utawe ntuzasarure, ariko iyo ari umushyitsi urayirya. Niba rega tugomba no kubabera urugero, tukaberera imbuto wa mugani w'abarokore, tukagerageza kubereka ko umuntu ashobora kubaho ubundi buryo butari ubw'urugomo n'intambara n'amahane. Gusa icyo nemera, inzego zigomba kubakurikirana, niba ari bo bateje urugomo agomba kubihanirwa nk'uko amategeko y'u Rwanda abivuga. Uko wowe wahanwa wakoze icyo gikorwa, n'umunyasudani y'epfo nagikora bihanirwe, binamufashe kumva ko icyo kintu ari kibi itandukanye nacyo, n'abandi bagenzi be babirebe bati ese buriya hano niko bigenda, iyo wanduranije ku muntu iyo umusagarariye bikugiraho ingaruka, babyirinde. Njye nuko mbivuga, ariko guhita tubambika iyo etikete ngo abanyasudani y'epfo ni abanyarugomo, bagira amahane, bararwana, oya icyo ntabwo nkemera. Abenshi baba bahari ni ababa baraje mu buryo bwo kwiga, abantu bavuga bati n'uburyo bwiza u Rwanda rushaka kuba igicumbi cy'uburezi, kandi urabona ko buri gutanga umusaruro, abantu barabona ababakodeshereza amazu ku giciro cyiza, n'uburyo bw'abandi bantu bazana amafaranga muri sirikirasiyo, abantu bakavuga bati bwe bari kuvuga impamvu barutishwa abanyamahanga, bati nuko abo bantu hari inyungu bazana, niyo mpamvu batabakoraho. Se biba bikwiriye gukorwa bite mu gihe uvuze uti ngiye kuba igicumbi iki kintu runaka, ni gute bikorwa ariko ukagumana n'umwimerere wawe? Reka nkubwire, umuntu wese uzakubwira ko u Rwanda hari inyungu zindi rwaguranye abanyarwanda, ni ukuri kw'Imana arakubeshya, kandi ndakurahiye nta nyungu n'imwe mbona uru Rwanda rwagurana umunyarwanda, ntayo mbona pe, nta n'imwe. Bariya sinzi n'inyungu bazana uko zingana. Gushaka kuba habu y'uburezi ngo ube nk'igicumbi cy'uburezi, igihugu cyose gifite ubuyobozi bukireberera, kigomba kureba uko kiba intangarugero mu bintu byinshi bitandukanye, si byo se? Kubaho gusa ntacyo urusha abandi, sinzi uko ngenda nabivuga, ariko nk'igihugu ntabwo uba ubayeho, kiwe niko mbyumva. Rero kuba intangarugero ndabyemera, gusa nk'uko nabikubwiye, niyo babikora bagomba kubihanirwa, kuko bari mu gihugu kigendera ku mategeko. Icyo ntazi, ntabwo babihanirwa, kuko njye numvise umuvugizi wa polisi, naramwiyumviye avuga ngo umunyamahanga ukoze icyaha mu Rwanda agihanirwa nk'umunyarwanda, kuko aba yagikoreye nyine ku butaka bw'u Rwanda. N'itegeko nshinga niko rivuga. Niko ribivuga. Sinumva rero ababivuga gutyo bakwiye kumva ingero zifatika, bati dore naka itariki runaka, aha naka wenda itariki ayireke nta kintu ayibuka, aha naka yasagariye naka mu buryo ubu n'ubu, ariko ntawamukurikiranye. Abo ngabo nzahaguruka mbafashe rwose, mbafashe iyo ntambara tuyirwane, kandi ndabizeza ko tuzayitsinda. Mu bitekerezo byawe ntabwo wemera ko hari abaturage bashobora kuva hanze, bashobora kuza mu Rwanda, leta y'u Rwanda ikabarutisha abaturage? Oya, ntabwo mbyemera, sindanabibona. Nabyo nibiboneka muzabinyereka, nabyo nzahagurukana namwe tubibaze leta. Yego. Hanyuma icyo ni kimwe mu byo rwose arashaka ko tubwiraho abantu babivuzeho byinshi, kuko n'umudiplomate aje agakora icyaha gihungabanya abanyarwanda, u Rwanda wenda ntirwamufunga kubera ya masezerano yo muri diplomasi, njyewe ntazi n'ibiki, ariko baramuhambiriza
uwo munsi agataha iwabo. None se cyo si igihano? n'igihano. Mm. Twagiye tubona n'ingero, hari wari ambasaderi w'Ubudage Twarazibonye. cyane rwose. Hanyuma ico ni kimwe warakoze no kugira icyo kitubwiraho. Hari ikindi ukomeje ku muvugizi wa polisi, twari turi mu kiganiro gisoza umwaka tuganira byinshi, bivuga ku mpinduka bafite muri transport muri mwaka wa 2025. bavuga ko uretse kuba kamera zarashyizweho, nyine bavuga achievement zose, bashyiraho n'ibyapa byerekana kamera, ariko bavuga ko bagiye kuzana drone zizajya zibona amakosa atandukanye, kandi nta nubwo umuntu azajya amenya ngo drone iri hehe. Kandi bajya gushyiraho ibyapa ku makamera, nuko abantu bari baravuze bati kamera murazihisha, none hagiye kuza drone abantu batazi izo drone zizaba ziri hehe. Ubivugaho iki ku bijyanye n'imikorere ya polisi mu guhana abantu? Hari abavuga bati rwose iri kwishakira agafaranga. Ibyo ngibyo ni ibintu biba biri cheap cyane. Kwishakira agafaranga se, amafaranga ashakwa ku makosa, ashakirwa mu makosa. Ahubwo reka njyewe nkubwire, na biriya byo kwerekana kamera numvise mbisetse narabisuzuguye. None se wayishyiriyeho iki? Niba uriho umbwira ngo aho imbere irahari, ako kanya ndagabanya umuvuduko, sibyo? Ako kanya ndareka ikosa nari ndimo nkora iryo ari ryo ryose. Rimwe kamera ifotora, ariko ntibibujije ko narikoraga, kandi ntibibujije ko byari ikibazo ku banyarwanda. Gusa ukoze intego no gutuma abantu bagabanya umuvuduko bakagenda gake, kimwe mu byinshi biri aho. Kuko impamvu zitera impanuka mu muhanda zirazwi n'ukuri. Dushatse twese nta mpanuka zakongera kuba. Kuko turetse uwo muvuduko, ntidutware twanyoye, ntituvugire ku matelefone dutwaye, tugatwara imodoka yagiye muri control technique ikagaragaza ko nta kibazo ifite. Kwanza utaranajyayo niyo igifite nawe uracyumva. Ubu frein cyangwa brake yawe ibidakora neza ku modoka ukabiyoberwa, ubyumva. Rero nk'abanyarwanda tubigize ibyacu, tukavuga ngo turengere ubuzima bwacu, turengere ubuzima bw'abandi banyarwanda duhurira mu muhanda. Erega uramenya ko icyo kibazo atari wowe wenyine, ntubizi. Ushobora kuza ukangonga nkanapfa, kandi njyewe nta kibazo nari mfite. Ikibazo gikomotse kuri wowe. Aho kumva abantu baganira kuri ibyo, ukumva baraganira ngo ama insurance arahenda, ngo ibiki n'ibiki. Nanjye mfite insurance company, naguhenda kugira ngo wige kugenda neza, ujye umara umwaka nta mpanuka. Uzaza kwishyuza nta mpanuka yabaye ejo bundi, nibimara kugaragara nka nyuma y'imyaka 5 ko impanuka zagabanutse mu muhanda, njyewe ntacyo nishyuye ntagombaga kwishyura, njyewe nyiri kampani, na kampani zagabanya ibiciro cyane. Kandi ubwo unasubirijemo n'abamotari birirwa bavuga bati asiranse irahenze. Reka nkubwire, yego, reka musabire n'igihembo kuri leta. yego, umuntu wemeye guha insurance abamotari, ni ukuri Imana izabimuhera umugisha. kampani ya insurance yemeye kwakira abamotari. Ntabwo nkubeshya, njyewe sinabakira keretse ntacuruza ashaka kunguka. Reka nkubwire, uzajye nko mu bitaro, wenda reka ntange urugero, n'urugero ntanze muri CHUK, ureba abamotari bamanitse amaguru, bamanitse iki kubera impanuka zitari ngombwa. Uzambabarire ujye muri polisi iriya icunga nyine umutekano w'umuhanda, bakwereke statistique, urebe impanuka ziterwa n'abamotari. Ushobora kwemera ko burya ni ukuri wenda impanuka nk'10% nizo zaba nta mumotari urimo. Aha mu mujyi wa Kigali ibyo uvuga ni impamo, kuko polisi ivuga ko ari 80% mu mpanuka ziba zirimo umumotari. Twese se nitugenda muri uyu muhanda ntitubabona. Hari umumotari ikamyo iherutse gukubita, aragwa
aranapfa nyine birababaje kuko bose baba ari abasore. Abantu bangana natwe twapfa da nta kibazo. Warabyaye, warareze, urakuza, abana bawe nabo bageze kubyara abandi, warakoze, wakoze imirimo, ushatse wanakwiruhukira. Nta kibazo njyewe mbibonamo cyane. Ariko umuntu w'umusore cyangwa umwana ungana namwe gutyo agapfa, biriya bintu bishengura umutima cyane. Kumva mbona ari igihombo gikomeye. Abamotari rero benshi ni n'abasore. Ngira ngo ni nayo mpamvu batajya bitwararika mu muhanda. Burya mwebwe abantu mungana namwe, ngira ngo mwumva mukomeye ku buryo nta n'inkuba yakubita ngo ibagereho. Ariko nabyo bigaterwa n'uko nta zindi responsibility ufite, wenda nta mwana uvuga ngo ningenda ninde umwishyurira ishuri, nta mushinga wundi ufite ngo iyi nzu yanjye ndayisiga ituzuye. Ibyo byose bigatuma mudatekereza ngo mujyane kure. Nkuriya numvise umuntu, hari ibintu njya numva nkavuga ko se uyu rwose iyo yicecekera ko ntacyo byari kumutwara. Nanayumvaga twicaranye n'undi muntu n'abandi bantu twari nka batatu, twese tumva ni ukuri. Umuntu wari wicaye inyuma kuri moto we yarasimbutse, Imana ishimwe abaho. Ubwo yakataga nyine kwa kundi badepasa amakamyo. Ni ukuri kw'Imana sinjya ntinyuka kudepasa ikamyo. Nibitaba kuko deja ikamyo ntabwo ituma mbona imbere yanjye. Ni ndende kandi iragenda buhoro, iransumba cyane, ntabwo nabona imbere yanjye. Nategereje nkagera ahantu mbasha kubona imbere yanjye, nkabona kuyidepasa. Mu by'ukuri kudepasa ikinyabiziga utariho ubona imbere yawe cyagukingirije, ubwo uba wumva mu mutwe wawe nta kibazo kirimo. Uba wumvise imbere yawe ibinyabiziga byose byahagaze bigutegereje ngo ubanze udepasa. Reka wibuke ko iyo udepasa uba uriho uca mu mukono utari uwawe. Iyo rero uca mu nzira itari iyawe, my friend, uritonda cyane ukitwararika. We rero uwo mugenzi we arabibona, arasimbuka avaho. Umumotari arakomeza, of course, ikamyo iramugonga, ayigwamo nyine imbere yayo. Birababaje rwose. Yayindi yadepasaga? Niwe yari iturutse mu wundi mukono? yarayidepasaga. Ni ukuri Imana imwakira aruhukire mu mahoro, ariko abantu bakwiye no kurinda ubuzima bwabo. Ntujye usa n'uwiyahura mu muhanda, si ngombwa. Kandi njye burya ngira ngo mbabwire, mu burambe bwanjye nta kinyabiziga gisiga ikindi mu muhanda. Ntacyo. Akudepasa yiruka gutera umukungugu agira gute, byanze bikunze umusanga hari imbere muri feruje. Mu mujyi wa Kigali ho feruje ziramuhagarika, naho zitari ahura n'ibindi bimuhagarika. Uzava aha wambuke Nyabarongo mugiye Huye, ni ukuri uwo muntu nagutangayo iminota irenze 10 uzangaye. Si kwihanganira iyo minota 10 ariko ukabaho bigutwaye. Ese yantangaho n'isaha bintwaye rwose. Icyo kintu ndagira ngo ngisabe cyane cyane abamotari, aba bana bacu rwose nibagerageze. Numva rero uwo munyamakuru, sigaye ngira ikibazo mu mbabarire, utandukanya abanyamakuru n'abayutubani birangora cyane. Noneho aravuga ngo ariko abantu ni abagome, bavuga ngo uwo wasimbutse. Turarebana tuti ngo guki, dusubiza n'inyuma turabyumva, turavuga ko se nk'iyo yicecekera kuko. Icya mbere ntawe umubwiye ko ari we yamusunikiyemo. Icya kabiri yagira ngo nawe ubona danje ayitege apfe se bajyane n'uwo mumotari wari umutwaye. None kuba yasimbutse agakiza ubuzima bwe, ko ntabagome. Cyakora bagenzi be kameme bari kumwe ntabwo bemeranyijwe nawe, ariko yari yabivuze. Abantu ntabagome gupfa kuvuga gusa ikintu ntiwatekereje, oya nabiriya nabyo ngewe ntabwo njya mbyemera. Rero ikigaragara, ndagira ngo mu mwaka wa 2025 ni ukuri twige no kugabanya impanuka. Ndanasaba polisi
ishami ry'umutekano wo mu muhanda rifatanye n'ubuvugizi bwa polisi bafatanye na rura bongere batangire ubukangurambaga kandi basabe n'abanyarwanda bose tubafashe dukore ubukangurambaga twigisha abantu ko erega umutekano abantu bajya bibeshya ngo iyo nta mbunda zivuga iyo uryama ugasinzira ngo mu gihugu hari umutekano nowe iyo ku munsi yapfa abanyarwanda bangahe bazize impanuka uwo mutekano uri aho uhari bakwiye rero kubyumva niba twese tugomba gusigasira umutekano kuko ari uwacu twese tuwusigasire mu mpande zose ni ikibazo kiruriye ku buryo bushya polisi yazanye bwo gucunga umutekano abantu benshi nabonye babushimye wari utangiye ubivuga bituma tunajya no muri ibyo ngibyo by'abamotari ariko mu buryo wowe urabona buzakemura koko mu gutuma abantu bagenda neza mu muhanda cyangwa bihano biziyongera cyane reka nkubwire bya bindi twajyaga tugenda tuvugira ku matelefone dutwaye n'imodoka wabona jire ya polisi hirya cyangwa wamenya ko ahantu polisi bihari ngo buretse mpuye na polisi ndongera ngo uhamagare arongera guhamagare n'ubundi akiri kuri vora drone zamubona ntabwo uzajya umenya ngo irihe ntabwo uzohamenya nyine rega njyewe nibyo nshaka naho kundangira ngo kamera ngo uri hariya ubwo uramburiye none so drone kugufotora no kuguhana bizafasha iki mu gutuma abantu badakora amakosa buriya rero wa mwana we nta kintu ndabona kibi cyane nta kintu gitera ingeso mbi nk'umuco wo kudahana umuco wo kudahana uragatsindwa n'Imana buriya iyo umuntu yakoze icyaha ntahane nanjye ejo ndagikora kandi nkumva nta kibazo mwese nakawe ko atahanwe njyewe baraba banshakaho iki drone rero zizadufasha ko bose bazajya bahanwa bityo bagabanye ariya makosa atuma bagonga hari abantu njya numva bivugisha ngo none se ubundi ngo iyo uri mu modoka ngo kuganira n'umuntu ariko bagiye bareka tukaba honest ni ukuri telefone irakurangaza ugata fokasi ntiwite ku muhanda ukita ku byo muriho muvuga none se twese ntitubibona iyo ukurikiranye uyu mwanya agiye iyo nkurikiranye n'umuntu uri kuri telefone ndabikubwira uyu muntu ari kuri telefone kandi indeed twamwegera tugasanga yiriho uzi iyo bagenda bigira batya mu muhanda bazigzaga uzi ukuntu cyangwa se akagenda buhoro cyane ku buryo mwese adatuma muvaho muri koko banyarwanda uri mu modoka ukabona ko koko ikenewe yihuta ukagenda nk'umuntu uri responsable ugaparika ku muhanda mukavugana warangiza ugakomeza urugendo rwawe bigutwaye iki koko ngo n'ubundi ngo n'uwo muri kumwe mu modoka ngo muravugana ntibamuvugana nabwo urangaye nk'uri ku telefone ni ikosa naryo ni ikosa ariko icyo nzi nanjye mpamya kandi nemera uri kuri vola n'uvugana n'uwo bicaranye ntabwo barangara kimwe nabo babivuga rega barabizi burya baba bigiza nkana babizi ya ngeso nyine yacu y'abanyarwanda amakosa yose dushaka uko tuyasobanura ariko abatwara amakwasiteri bava telefone bafasha kuko bagenda bavugana kabaza uw'imbere atufitemo bangahe ariko bavuganira kugira ngo abashe gukora akamenya imyanya asigamo afitemo bangahe kugira ngo agushe abarimo se ufitemo bangahe ngo menye ningusha abangaba no icyo gihe sinyemera bazasubizemo abakonvoyeri none konvoyeri aba ari we ujya unamanaginga communication za shoferi ngize ngo ni n'ikindi gihe gufitemo bangahe ngo ugize maze rero ku kuntu kwacu buriya na bariya abana b'abamotari nicyo kibibatera gukunda amafaranga kurusha umuntu ni ikibazo gikomeye ikindi nabwira abantu ahubwo ibyo polisi yabivuze biki abantu bafite kampani za transport bariya b'imodoka cyane cyane zitwara abantu benshi nko mu cyaro n'ahandi nabo babigiramo uruhare babategeka ngo amafaranga bagomba kuverisa n'amaturu bagomba gukora ku munsi uko bingana arabikora ariko ananirwe cyane ni bangahe igihe nigeze kubona Huye pe umushoferi rega ikamyo yaguye tuyireba ndikakiriya kamyo ko wabonaga ari ahantu n'ukuri hataba impanuka ntacyo wabonaga cyatera iyo mpanuka tuva mu modoka twihuta kujya kuyireba aho itambagaye umushoferi yari asinziriye
umunaniro nta kindi, ikindi se cyatuma usinzira ku manywa n'iki, ubwo yaraye agenda mu gitondo akomeje urugendo kugira ngo isaha runaka azabe ageze i Kigali cyangwa ku Rusumo. No, ntabwo biriya nabyo ari byo. Abo nabo bakwiye gukoresha abantu bazi ko abantu atari imashini. Kwanza n'imashini yega burya zigera aho zikaruha. Ubu se twirirwa tutareviza moteri z'imodoka, uyireviza se kubera iki? Iba yaruye. cyane hari ikijyanye n'umutekano twakomojeho mu Rwanda, igihugu gishimwa cyane mu kuba gifite umutekano kandi ubona ko bihari, urebye imyaka igihugu cyagize cyo kutagira umutekano n'ibihe turimo, iyo ugereranyije urabibona ko ari ibintu byibonera. Mu minsi ishize twabonye akarasisi ka polisi karimo abana bafite akarasisi keza, abantu barishima baravuga bati rwose ibi bintu birasa neza. Reka nkubwire, ndi umuntu utanga ibihembo, ntaha igihembo polisi y'igihugu. Wenda igihembo nabona ni ukwishimira ku mugaragaro kuri kiriya gikorwa yakoze, ndayishimiye cyane, kubera ko uko abana koko bakoze akarasisi byari biryoshye, warabirebaga ukabona biraryoshye ukanabisubizamo ngo ukomeze ubirebe. Ariko njyewe buriya nakuyemo ubundi butumwa bukomeye cyane, gukundisha abana igihugu. Biriya nibyo mpora nsaba rwose. Iki gihugu ni icyacu twese, iki gihugu nta kindi uzabona ugisimbuza, nta wundi uzakiraga n'ubundi utari wa mwana wabyaye. Gikunde rero ugisigasire ko tangira akiri muto. Wanga abayobozi bacyo bibatwaye se? Urwango rwawe se rurabakora k'ubwo buyobozi? Bange rwose uko ushaka, ibyo ni ibintu bito. Urabatuka, batuke cyane, hari inkovu y'igitutsi ibaho. Ubu ko ngana uko wavuga ngo reka untuke mbabare, ke babawe mbabazwa se ni wihoye ubusa. Icyo gitutsi untuka ntikimpama, nta nkovu y'igitutsi ibaho, ntikimbuza kuryama, yewe mana yanjye ntikiri busenye inzu yanjye cyangwa n'indi naba afite, nta kintu na kimwe kiri bunkoreho jyewe. Icyo cyambabaza, mubatuke cyane, mubabike uko mushaka. Nabonye biharaje ibintu byo kwirirwa babika abantu ngo bapfe ko bagira ngo ndisi bo ntibazapfa. Nta muntu n'umwe utazapfa, upfa kuba ufite umubiri gusa. Kwirirwa rero ubika abazima byo ni n'ubukunguzi, nta kindi mbibonamo. Ariko ukomeza wikungurire ntawe ukubujije rwose. Ibyo nta nubwo ngewe nabiguhora, ntitwabijyaho impaka. Ariko wikwangisha abana iki gihugu. Niwo mubyeyi wababyaye, bavukiye mu mahanga, bavutse urakaye cyane udakunda leta, mafu ni abanyarwanda. Niwo mubyeyi wababyaye, uzabona umwana wanze nyina, aba ariho umuvumo ukomeye cyane. Igihugu burya n'umubyeyi wacu, niyo ngobyi yaduhetse. Abarundi bajya bavuga ikintu, avuga nk'igihugu cye akavuga ngo niho nataye uruzogi. Uruzogi ni ikirundi ariko mu kinyarwanda rwitwa ururere. Ururere urarubona, ni ukuvuga ngo niho hari umuzi wawe. Tuna uyu munsi kandi n'abo bari hanze bagira uri umwirabura rega barakubona, uravuga ngo mfite ubwenegihugu ubu n'ubu bw'icyo gihugu cyaguhaye, ariko bikarangira bashyizeho ngo d'origine, inkomoko. Sha wanze ukunze uzagaruka mu Rwanda, niba nakubaza uzavuga Hakizimana, yinde amazina yose tuzi y'ikinyarwanda. Nta mufaransa witwa atyo sha, nta mubirigi, nta munyamerika, nta munyakanada, nta wahewe witwa gutyo. Ugarutse mu Rwanda, ibyo rero kwangisha umwana aho hantu. Hari abana bigeze ku zino, icyo kintu iyo ngitekereje ndavuga ko se umuntu w'umubyeyi yirogera umwana gute? Umwana we yaranyibwiriye, yaratubwiye baje gutembera abana b'urubyiruko, ati iwacu nababeshye ko ngiye mu biruhuko muri Espagne, ati kuyo bamenya ko nje mu Rwanda ntibari kunyemerera. Ese wowe wujuje imyaka y'ubukure bakakwemerera ariko ukaza ukareba icyo gihugu ukomokamo,
ati ngira ngo bari kwiyahura. Urumva nk'ubu umwana wawe watumye akenera kumenya aho hantu akomoka bituma nakubeshya. Rero icyo nshimira polisi gutangira kujyana abana mu karasisi kuriya bitangira kubakundisha igihugu. Wabonye ukuntu bari proud, wabonye ukuntu bari bishimye. Hari umwana jyewe wanyibwiriye ko nziranye n'iwabo ni mbese uko yabivugaga wumvaga yumva yabaye IGP, nta nubwo ari umupolisi woroheje, yumvaga yabaye IGP. Arangije arambaza akantu kansekeje nakabwiye na papa we nturaba wumva, ati ubugira ngo papa azajya upfa yongera kunkubita uko abona uko yishakiye ni ati ubu nambaye inifomu ya polisi, ati ntabwo azongera. Urumva yumvise ko umupolisi ari umunyagitinyiro, yumvise ko umupolisi noneho bizanamufasha gukura yumva ko polisi ari urwego dukeneye nk'igihugu kugira tugire umutekano turyame dusinzire. Bizanamufasha kubaha urwo rwego akore no ku buryo arufasha mu nshingano zarwo. Polisi yari yakoze igikorwa cyiza cyane. Ngewe narenze ibya karasisi k'abana kanshimishije kari gashimishije n'ukuri, ariko beyond that nagiye mu butumwa bwatanzwe. Ntabwo uriya mwana n'umunsi yakora ikosa polisi ikamufata ntazagerageza kwiruka yihunga ngo irinde n'iyimurasa. No, ni urwego yamenye nyine ko rwubashywe agomba kurwubaha. Nawe ubwubazi ko ubu tugomba kumwubaha ku buryo na papa we wapfaga gusa kuza amukubita uko abonye atazongera.